Mwongeye kwirirwa ni Joshua Remy nk'ibisanzwe. Mwiriwe neza niko kubasuhuza nk'ibisanzwe. So mbere yuko filme Sekibi ikomeza aragatangazo nge na koko twashaka kubabwira cyase Mutoni. Yego. Ako gatangazo arakaye. Ako gatangazo nuko twagira ngo tubabwire yuko igice cya kabiri cya filme twabahaye Imbata z'ibibi nacyo cyasohotse. Ngubu wakandika muri search ya YouTube ukandikamo Imbata z'ibibi igice cya kabiri cyangwa ukandikamo HJTV Rwanda urahita ubibona. Icyo tugusana gukora subscribe ubundi ukaryoherwa gusa. Yego. Izo filme ni filme nziza cyane zirimo ubutumwa zirigisha ndibaza ko abazirebye barimo baragenda babitubwira cyane kandi bafite amatsiko nange mugerageze murebe izo filme ni filme nziza cyane. So niba gukanda subscribe cyangwa se share nurangiza ukore bana commenting kugira ngo amudeni ibitekerezo byanduko twe dukunda gukosoka. So rero nababwira ngo reka filme rero tureke filme Sekibi ikomeze turabakunda cyane murakoze. Ikibazo va nkubwire furo. Rya mukuru iramba ntirihera. Muguraje. Yego uri mukuru wanje urabizi bakunda mama ndongeye. Ejo bundi uzazurira nkuko wajurira. Ibintu urimo nushaka ubivemo. Uraje. Nanone uraje. Niba umugabo wawe utamushaka wamuretse. Ko basiri bateri wa mama bose bahari ukitahira ukareka gutesha umwana w'abandi umutwe. None ugiye no guhamagaye. nkagira ngo nidawumpamagaye. Ngahita nsohoka nagera hanze nkamubura agaruka nkongera kumva nkumva nanone duwarampamagaye kandi agera ku cyumba cyanyu ngasanga hakaba harakinze. Sekibi we waramemukiye Maze kubona ko ari wowe. Kandi mugabo wawe se I love you. ntabwo byakunda basi reka mbitekereza sibyo sabwe gisubizo Mubitekereze. dukorana Ahubwo nta soni kuvuga ngo ugiye gutekereza ku bintu. nyamara abetse mutekereza uko mbyemye ibintu urimo ni ibiki? Ibintu urimo ni ibiki? Ese hari ikintu usanze niba ukora kirenze ku buryo wabwira urakaye. Ariko ubwo ibintu urimo urumva bitarenze urumva nta kibazo birimo. Urumva nta kibazo biteje? Iki kibazo se? Aha ngaho uhagaze wowe nashinira aha ngaho muri gukora ibiki? Uri kumubwira ibiki bituma umugana nkaho mu wajya mufunze inguni? Ako shira waje ureka gufuha. Ubwo uri gufuha se? Nise nzanye company gute ntashobora guhagarara n'umukozi mu uko muhagararanye se? Amabwiriza. Ko ari kwatanga amabwiriza. Ariko akasheri ntabwo dushobora umva reka mubwire icyo ubwira ariko umuntu ibyo bigabanya kuki se akambiga tukagenda kuki kambiga tukagenda niba nta kibazo niba gutinya ahenya yamise kuri amafuti mwari murimo dewo imutangiye ntabwo ari byo imutangiye ntabwo ari byo Tabahamsi damaguti karibu dama. Yes. Bit. Niso. None se kuri kwambika umwana? Kumwambika nyine. Ntabwo byaca. Umukobwa umurera sari? Arahari. Baba ngo nangwambike sheri wanje ngo nangwambike igihungu. Baje. Ko bagusigiye umwana se? Kanone nsanzwe musigara. Usanzwe musigarana? Wa mukobwa umurera ari? Arahari. Po. Kugenda uremba ndagenda. Bujuri basi. Niko. Ibinda bigirane mwabantu. Ibiki se wowe? Ni wowe usigaye urandika umwana? Ese hari ikibazo gihari? Nta kibazo gihari mu mutima. Ubwo urabona umeze neza po? Urabona umeze neza wowe? Basi sheri wanje basi. Basi igihungu basi. Ni papa basi. Basi.
ibi bintu urabona bizagenda bite po kuri kugenda umera nabi kurushaho ariko njye nta kibazo mfite nta kibazo ufite wicaye hano utazahaga utazi waba ari ukubereye mu bintu po wasubiye mu kazi kawe asa njye ibintu kumbwira njye ntabwo mba nsobanukiwe ibyo ntabwo umeze neza reka nose mama Joana njye mfite ikihe kibazo tata we ikibazo ufite nanjye yumva kizi kiba cyarakemutse ikibazo ufite ntacyo nzi nicyo kibazo nanjye mfite kandi umenye ko umunsi nakimenye uzarara umeze neza zarameze neza se ubundi ntabwo meze neza wagerageje ko ariko n'ubundi meze neza njye nta kibazo mfite wagerageje ukaza ugakurira mu bintu byawe ko usubwa wari urimo gusenya ndagira ndamufana mu bintu byanjye si musaza wanyu hari ikibazo mufitanye cyane si umwana we ko ari kurira ubu mwamaye n'amata se basi simaze kumuha se mu kanya wa mukobwa se yagiye arahari hararyamye kaka bigase ko nkakeza koko umuyaya yararyamye niwe ureze umwana umugore yagiye mu kazi uwari uhari wundi sinzano yagiye urumva ubwo no gufura wafuze nyuma se ubwo urumva nari kubura kumufura imyenda y'umwana koko namufurira nkamwoza nkamugaburira po wambwiye ikintu nakora basi ukamfasha ukambwira ikintu nakora kugira ngo usubire ube Paul wa kera sobera ugende burukana uriya muhungu akuvire mu bintu po uwuhe se iri yagegera iri mu kazi kawe isigaye yirirwa yicaye mu ntebe yawe ngo niwe uyoboye kampani biriya ni ibiki uriya mwana ko ari umwana mwiza kwagwa neza nta kibazo dufitanye rero sinzi ibyo ari byo kabisa nta bintu buri kumbwira nta bintu buri kunshanga bamwe ngo simeze neza kandi njye ndumva nta kibazo mfite sinzi rwose njye ntabwo mbizi ahubwo mbwira ntase nk'unakora iki ndazambaza nzerekeza kuko ko n'umugore wawe nawe wagira ngo arasinziriye wowe nawe urimo kugona ibyo mbona urimo murimo kugona ubuse koko n'umugore wawe ntabwo abona ko umeze nabi ese muco ntabwo utekereza ko naba mfite ikihe kibazo niba uroze niba hari bundi burwayi bwaje mu mutwe wawe ntabwo mbizi icyo mbona cyo ni uko utari Paul dusanzwe tuzi kuko n'ibyo urimo ntabwo ari bya Paul ntabwo ari Paul deje wa kampani ikomeye nk'iriya ntabwo ari wowe nkurikize kugira ngo umenye ikibazo mfite ariko njye numva nta kibazo mfite wowe ufite uko ubibona njyewe ariko ndumvaga kandi numva ni rwose ntekanye pe umugore ari mu kazi nta kibazo ari kumwe n'umusaza we ahasigaye ureka abantu utazi bakava amahanga bakicara muri biro yawe ukaza kurandika umwana kanagahinda ntashobora kwihanganira buretse ngerageze nsinzirize uwo mwana ubundi nzabitekerezaho ariko po ngombe kumenya icyo wabaye cyane muryamishe basi baba wanje basi tanto no kwijamikira wowe sibyo kandi ibi byose nanabibabwiye nawe yati kampani nzayifata Faustin nanabibabwiye ngombwa arabivuze ese ko mbona mutishimye impamvu njye ntameze neza agira ngo nyine ubwire ko bya gikorwa mba nakirangije ngira ngo urabizi nta kantu mu ndanywa nyine nshaka udufaranga dukeya wamwishe cyane rwose koranga ndabona ari wowe tuzakora ngomba iki ibyo numvishije nibyo umbeje kize mugeza aho kwica umuntu ariko akanakumira ni wabo ndi nyine nawe ariko ndeho ushaka gutwara kampani wishe n'abantu none atase mu byo mvuze wumvishe ngiye mvuzemo kampani aho kuki wiyabuza amagambo amana ugenda gake
mu bintu twigeze tuvuga ngaho wigeze wumvamo ibya kampani nyibwirira rata none si byo kwica bivuye ibyo ntabwo bikureba azubiza impapuro hano zanditseho kwica uri kubisoma cyangwa none se wowe ibyo uvuze ntabwo ubizi uvuze iki ubu wabisubiramo abantu bari hano wabisubiramo umva Faustin we ujya ureba ibikureba urumva ibitakureba ureba urebye nabi nawe ushobora kubura ubuzima by'itekero uyu nta nubwo azongera kunkurikira ngewe sundi kariho twari dufitanye gahunda uyu nguyu muzanye gute wayari igihe uba ureba ukareba umuntu ukavuga ati nimba atakoze ubu yari mu muhanda oya Faustin kuva kera ngenda muzi n'umundi cyane uri umunyabwoba urumva hari tiru ntashobora no kugukinisha nyibwirira rata uko bimeze uyu nguyu ujya umwihorera mbwira rata ubwo wagahitanye gute ni ukuvuga ngo nyine nk'uko twabivuganye namucunze nimba ngo yari agiye iwabo mu cyaro n'agakapu nyine gahunda ngira ngo urabizi nahise nkuraho nikinza ahantu gutya kuri ruhurura gahingutse mpita ngafata mpita mbirangiza nyine amafaranga uzongeye kumenyera cyangwa uzi ngo umva narahindutse mwana ubu nsigaye ndi boss ariko reba uzongera kunkora nzakubwira niko shaka Faustin niko yabaye boss none ugiye kujya umabya uzaba umugabo kuba umugabo ntabwo ari ukwica kuba umugabo ni ukwica ukiri umurimo ni ibiki kweli kwica kwiga umuntu ese reka nkubaze ubundi umuntu turi kuvuga uramuzi ese ubundi ibyo ugezeho ntabwo wabishimira Imana umva nongeye kubona ngiye inyuma ngende uri n'ubundi wowe barabingiye ko iwanyu bakumagura Yiriwe mbere neza ubona mwadusohoye twabasohoye nayo ndimo ndabereka ahantu nsigaye ofisi yanjye byasigaye akazi narakaze abibonye kabisa ahubwo sheri ya gahunda kagakozi nakarangije kapfuye kabisa ngo iki uvuze ntabwo numvishe neza mbabara usubiremo iyi gahunda barimo kubwira ko nyine byarangiye nije gutora udufaranga nyine ibiki byarangiye umva mugende kuri reception mwice kuri reception ndaje wambuke ngira urumva aho utashimye ndetse kumuzi isoni hari abantu iki se ubu baragenda bavuga ko nta jambo mfite none se niki cyane ugende kugenzi kugiye kwishima ugiye kwishima nshobora kubona ubishana umbwira ngo icyo ubundi nose reka mubwire uyobewe uriya mukozi azi ibintu byacu none uyobewe ko ari twamuhaye uburozi akaruka ndabizi twabikoze none se uribwira ko uriya mukozi adashobora kudutanga namwishe yapfuye Deo kuki kurengera bigeze aho ngaho iki se njye ibyo bimuca byari birimo umva njye sinshobora kwihangana umuntu urumva uzi amabanga yacu oya nakubwiye ko umuntu wese uzi amabanga yacu ashaka Deo urimo urarengera urimo urahubuka ntabwo ukwiriye kumwica aka kanya reka twamuhaye amafaranga yarabitwemereye yarakwiye gupfa ryari ntabwo yarakwiye kujya umva nanjye uriya mukozi wa mukiki koko twamusigiye serivisi arayitwemerera umva iyo abishaka yakagombye kuba yaratanze mbere arabikora tumuha amafaranga ikindi waba uri kumukurikirana ni ikihe Deo urimo urarengera ibintu urimo urakora sinzi ibintu urimo twubaha sibyo niba ndi umuyobozi wa kampani urumva hari igikorwa njye nzajya nkora kandi njye mfashe icyemezo ugomba kumbwira ariko biterwa n'ibyo ari byo ugomba gufata umwanzuro wo kwica umuntu abizi nibaza umukozi
twabikemura. umva ushobora kwigenda abantu ntabwo nakorana nabo uw'amaporo gusa Paul niwe ushaka wenyine nimero najya nyitaba cyane rwose Paul mubonye mbese Paul ni nka Messi naruhuka niwe bosi wanjye nase nkubeshye cyane aho umuntu nyine bite byane byiza. oya uretse subiza hariya muri mu biki Hari ibyo yambazaga hano ari ndimo musobanurira. ni ibiki mu bijyanye n'akazi n'akazi nyine hari utuntu natwe baba bakeneye kubazanya subiza subiramo amagambo mwavuze subiramo amagambo ari kuvuga mu kanwa subiramo amagambo uvuze mu kanwa Sekibi we waramemukiye. Mwongeye kwirirwa ni Joshua Remy nk'ibisanzwe. Mwiriwe neza ni kubasuhuza nk'ibisanzwe. Agatangazo nge na koko twashaka kubabwira cyase Mutoni. Yego. Ako gatangazo karakari. Ako gatangazo nuko twagira ngo tubabwire yuko igice cya kabiri cya filime twabahaye Imbata z'ibibi nacyo cyasohotse. Ubu ngubu wakandika muri search ya YouTube ukandikamo Imbata z'ibibi igice cya kabiri cyangwa ukandikamo HJTV Rwanda urahita ubibona. Icyo tugusana gukora subscribe ubundi ukaryoherwa gusa. Yego. Izo filime ni filime nziza cyane zirimo ubutumwa zirigisha ndibaza ko abazirebye barimo baragenda babitubwira cyane kandi bafite amatsiko namwe mugerageze murebe izo filime ni filime nziza cyane. So ntibibagirwe gukanda subscribe cyangwa se share nurangiza ukore bana commenting kugira ngo amudeni ibitekerezo byanduko twe dukunda gukosoka. Turabakunda cyane murakoze.